maze shenge ugarika ibyano shenge iseko yawe irera nyabusatekera ngo ushushanye shenge usekere ngo ushushanye kandi mugabire gaju abakobwa b'iwacu bakunda mu gitani cy'icyumuseso bamwe bafashe imyeyo shenge abandi boza ibyasa abakobwa b'iwacu barakagwira urasokuza atinya seruke bakurebe maze shenge ugarika ibyano shenge iseko yawe nibuka n'uwo natubereyeho ntiturangiza turasaba umushumba wa paruwase ya Nyagisozi adushyire imbere ushushanye kandi bibaye byiza yego wambereye umucunguzi yewe isi ryawe nishimye singize singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigishe inzira ye ngo nzende nshime nezerwe singize singize Yesu wanyogeje ibyaha. turagushimye Uwiteka Imana ikomeye turagushimye kuko uri Imana idukunda turagushimye kuko uri Imana ibana natwe mu buzima bwacu bwose icyubahiro n'ikibi cyawe turagushimira kubw'uyu munsi mwiza wateguye Mana yacu turi imbere y'amaso yawe duciye bugufi kugira ngo uduheremo umugisha uduheremo ibyishimo uduheremo umunezero tarawukweretse Uwiteka Imana ikomeye kugira ngo ibigiye gukorerwa aha hantu ibiganiro bigiye gutambukira aha hantu byose tubishyize mu butware bwawe kandi turabiguhaye twizeye yuko uri Imana ishobora byose twizeye yuko urabituyoboramo neza natwe icyubahiro tukakiguha urakoze kuko ubyumvise ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye arakoze rero nk'uko nabivugaga umuyobozi wa gahunda nk'uko yabivuze tisi bavuga mu mazina ajya uhagurutse nitwa Munyaneza Alphonse abarige rero uyu munsi mu muryango wo kwa Ngabonziza Marcel batoranije kugira ngo tuze gufatanya mu biganiro by'uyu munsi ndagira ngo rero nk'uko nabivugaga nsabe intumwa ihagarariye iriya sibo tubonye yinjira amarembo yigire ejuru aze turamukanye hanyuma ibindi tuze kubikomerezaho nibyo rwose neza yamuhuza mwe Yohana uraho neza umuhuzi dutangiye kunurirwa ndabona basukamo ikabira twese dutangiye guhaga kubera amaso yego uryohereje shebuja kenshi amenya ibyo akunda agenda amenya ibyo akunda kandi umwenzi wa cyane amenya burya aba yazisogongera akamenya n'izihiye n'izizashyeshwe yego tukagira duti ku buzima bwose bwacu bwo twese kandi muvandimwe John uyu mutobe ugenda usomeho ndabyizeye ko umutobe wacu si ubwa mbere unyweyeho uri bukugwe neza urakoze cyane mwaretse tukabashimira barakoze cyane rwose uzi kwakira umuntu akanabikwemerera uzi ko ushobora no umuryango uteranye gutya buri muntu wese akagenda ahiga anareba ko ibyo yahize umuhigo yawugezeho ubu tugiye kwiga twari tugiye kwiga guhinga na sezo ya B y'uno mwaka
ubwo rero igitaramo cyacu tubasanze muri iki gitaramo tugeze hano turi isibo ivuye mu muryango mugari w'abacyaba mu nzu ya Cyaruhinda, kandi dusanzwe hamwe n'umuryango wa Ngabonziza tugirana ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'iterambere, ibiganiro by'uko turi amahoro, ibiganiro byo kugabirana inka n'abageni. Natwe rero nk'ab'umuryango wa Cyaruhinda twifatanyije nabo muri iki gitaramo, kandi iyo usuye umuntu w'inshuti yawe umusanganwe ntabwo ugenda amaramasa. Reka rero umukobwa wacu b'abakobwa batojwe neza Sabe Alphonse kugira ngo yigire hafi atwakirire iyi turo tuzanye mu muryango, ngo dukomeze gusangira nk'uko bisanzwe, kuko umuryango w'abacyaba mu nzu ya Cyaruhinda ndetse na Ngabonziza dusanga dusangira. Mwatwemera rero mukakira iyi mpamo natwe dufite ituro tubatuye nk'umuryango, kugira ngo nanone dukomeze gusangira. Noneho muraza kutwemerera ko muri iki gitaramo natwe turaza kugiramo umwanya kugira ngo tuze kubataramira nanone nk'uko bisanzwe dusanga tuganira. Urakoze cyane muvandimwe Yohana. None muvandimwe Yohana, nk'uko umuyobozi wa gahunda yakubwiye ko mudusanze mu gitaramo cy'imihigo, twagira ngo ahari kugira ngo bize kugenda neza dukomerezeho, tubaha akanya. Ubwo mbwiye ko mwari mufite akandi gaseke mwadupfundikiriye, tuguha akanya ukomerezeho ugapfundure, kugira ngo hari yenda ingingo yacu tuze kuyikomeza iyanyu irangiye. Urakoze cyane. Barakoze cyane. Mbese abanyamuryango mwanshimiriye umuryango amahirwe waduhaye. Reka rero nk'uko umuco w'Abanyarwanda hano turi isibo kwa Cyaruhinda, natwe ntabwo tuvugira ku busa. Turasabane ko umwikorezi wo mu muryango wacu n'uwo bari kumwe kugira ngo banyegere, noneho tubature maze natwe tuze kuvuga ijambo ryacu, ariko nanone turi no gusangira. Uriya mwikorezi wanyu ko banza mwamuvunishije? Oya, ntabwo avunika kuko imbaraga zo arazifite. Murabona ko ari abasore n'inkumi b'ibigango bariye ibirayi bya hariya mu majyaruguru, bariye kuri Kinigi. Rero nyakubahwa Alphonse, nagira ngo mwakire noneho wa musore wanyu usanzwe n'ubundi adufasha gusangira, adufashe. ari hafi, noneho nimwumva araza yakureho urura umutobe mwiza utakanga imitima y'abizera twazanye dushobora kuvugiraho ijambo, ubwo muraza kuduha umwanya kugira ngo dukomeze tubabwire natwe ijambo dufite muri iki gitaramo, kugira ngo dukomeze gutaramana. Kandi umuryango wa Ngabonziza, umuryango wa Cyaruhinda ni imiryango isanzwe igana byo bari gukuraho urukoma, barimo kugira ngo barebe ko yanahiye. ibyo byiza rwose. Ntabwo umuryango wacu wa Cyaruhinda, umuryango wa Ngabonziza turisanga kandi dusanzwe dusangira. Reka rero Alphonse asogongere umuryango nk'uko ari intore yatoranijwe, noneho aze kutwemerera kugira ngo rya jambo naryo tuze kurivuga, dukomeze kuganira no kugirana umusabano muri iki gitaramo. Dusomeho mwenzi wayo. Humura rwose ntugire ikibazo, nta mwanzi wagutera aturutse kwa Cyaruhinda. Umwanzi wanjye aturutse kwa Cyaruhinda. Reka nsomeho numva. Akoze ko ndiba mutacumuziza aho. John, mpereza uyu mugabo n'usanzwe dusogongerera mu muryango we wacu. Yego. Igihe kiniga amazi nawe ari baki. Niwe kiniga amazi. Icyari buvuge nanjye ntacyo ndi burenzeho. atari icyaseye bateri. Amwongere rwose kugira ngo murakoze cyane, kuko databuja sinasoma ngo ngusigarize kirazira, kandi mwaransigarije nsanze rwose yakomerezaho. Murakoze. Uravuga ko ntacyo ndenzaho, rero ahasigaye jya mbere. murakoze cyane. Abanyamuryango rero w'umuryango wa Ngabonziza, nk'uko mutwemereye gufata umwanya muri iki gitaramo, ababwiye yuko tuje turi isibo yo mu muryango wa Cyaruhinda, ariko umuryango mugari w'abacyaba. Ubwo twari turi mu gitaramo cy'iminsi mikuru y'ubunane, twishimira ko Imana yaturinze
abana bagiye ku mashuri bakaba baratashe amahoro. Turishimira ko Imana yagiye imigisha itandukanye. Twaje kubonamo umusore wacu tubona atishimye. Umusore wacu tubona atishimye, turabyina tukabona we ntabwo ari kwerekana muzika. Dusanga ari ikibazo gikomeye. Umwe mu banyamuryango yo mu mujyana kwa muganga. Murakoze. Umwe mu munyamuryango wacu rero umudogiteri wize iby'ubuzima aramwegera kugira ngo arebe ko hari ikindi kibazo yaba yagize cyaba cyatuma atishima. Aje kureba asanga umusore wacu abuze urubavu. Ntabwo byari bisanzwe bigenda ko ariko urubavu nabuze hari aho rushobora kuboneka. Babuze rushobora kuboneka mu muryango wa Ngabonziza. Rero bazambwira abanyamuryango bakazamperekeza. Ubwo twari turi ku mashuri hari urubavu nabonye ruhuje n'urubavu rwanjye, kugira ngo nanjye nsubirane imbavu nzima zibe zuzuye. Nuko nk'abanyamuryango mwazamfasha umuti nkeneye ukazaboneka mu muryango wa Ngabonziza. Abanyamuryango rero turicara turaterana turabiringaniza. Tuza rero kuringaniza itariki y'uyu munsi, tariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri, ko tuzaherekeza umusore wacu. Noneho tukajya mu muryango wa Ngabonziza gushaka urubavu rukenewe kugira ngo umusore wacu nawe yishime. Mu ncamake rero ndagira ngo kuko twageze hano twaje kubasaba, n'ubundi musanzwe muduha inka, muduha abageni. Turagira ngo mutwemerere kuko urwo ni urubavu rutari urubavu rw'igufa, ariko ni urubavu umuntu w'Imana Jeanne. W'Imana Jeanne rero twasanze yaba urubavu rw'umusore wacu Dukundimana Josue, maze umusore wacu nawe akajya amwenyura akishima igihe turi mu bitaramo nk'ibi ngibi tunezerewe. Mu ncamake rero ijambo ryatugenzaga ibyo ngibyo mutwemereye naba mugize neza. Urakoze umuvandimwe Yohana, urakoze bisobanuye neza. Narengize ubwoba wari ugiye gusoza uvuga ngo ni urubavu. Ntangiye nibaza ntese aho mwanyuze nta busheri zihari, ariko ubisobanuye neza mu gusoza. Udusobanurira ko ari urubavu umuntu, ndetse udusobanurira ko ari urubavu rw'uwitwa Uwimana Jeanne. Nibyo koko kubivuga ndabyumva. Natwe abasore bacu bagera igihe iyo bashaka kuva mu bwangavu bakanyura muri izo nzira. Kandi koko mu bakobwa dufite hano mu muryango wacu kwa Ngabonziza Marcel harimo ba Jeanne benshi, ndetse n'Uwimana Jeanne nawe arahari. Barakoze abo mwagendanye ku banyamuryango mwafasha. Tugashimira uyu muryango babeshyira batanga gutinda. Ndabona kwivuga nkabona barakambye impanga. Bakunda gutega amatwi, buriya bari bategereje kugira ngo bakomeze kumva icyo nkuru yatoranyijwe ibasangiza. Birashoboka. Jeanne arahari kandi ubwo urubavu yarubonye, ndumva atari bwongere kugira ikibazo. Mwakoze cyane abanyamuryango mwafasha. Kandi reka nsabe barikorezi b'umuryango wacu kunyegera kugira ngo dushimire uyu muryango, kuko umuti wari ukeneye mu muryango wacu. Rega Uwimana Jeanne Josue yamukunze kuva kera. Igihe yabaga agiye ku ishuri akagera ahantu hari ubunyereri, bigasaba yuko aje gusaba amazi, bigasaba kugira ngo yisukure. Uwimana Jeanne yamwakiraga neza. Abanyamuryango rero murakoze. Iri ni ishimwe rivuye mu muryango wa Cyaruhinda, tubashimira ko muduhaye umugeni w'Imana Jeanne. Imana rwose baha umugisha, kandi nguko bisanzwe dukomeza kugenda duhana inka n'abageni. Reka rero nanone nk'uko mutwemereye tubasabe n'ubundi kugira ngo mutukoshe, ariko dusabe impano za mbere. Akoze cyane rero ndagira ngo izi impano za mbere kugira ngo nanone mu muryango turebe ko zikwiye umukobwa wanyu. Kandi mu muryango wacu musanzwe mubizi yuko nta mwanzi wabatera aturutse hariya. Yego, izi ni impano za mbere. Yego, murakoze.
mwiyakirire mumfashe. Ijyayo hasi iriya nkwano za mbere buriya zizakora iki? murakoze cyane nk'uko rero nababwiye ngo ni impano za mbere inzuri zacu z'umuryango wa Cyaruhinda n'iz'umuryango wa Ngabonziza zisanzwe ziteganye kandi nk'uko nanone musanzwe muduha abageni impano mudusaba Komereza aho wivunika komereza. ndagira ngo rero ziriya nizo guhingira ubwatsi iyi rero ni imashini ikata ubwatsi. Yego. Cyo mvaniraho ibyo bikoresho biriho mbanze ndebe ko yujuje ubuziranenge. Mu muco nyarwanda abarundi ijambo bararyicarira ariko abanyarwanda twe turarihagurukira. Warumbwiye ngo ni imashini ikata ubwatsi. Imashini ikata ubwatsi. Kandi haba amanywa haba nijoro. Yego. Kwihindutse ikibazo se? Oya ntabwo ari ikibazo kuko ni igisubizo. Ubibaye igisubizo ibaye vi. Urakoze cyane. Ndagira ngo rero nanone iyo inka zimaze ku hano hari ikibumbiro kugira ngo nanone iyo zimaze kubona ubwatsi zigomba gushoka. Rero ni ikibumbiro. Iki ni ikibumbiro. Yego. Ikibumbiro kigendanwa ni icya kizungu ni. Murakoze cyane. Ni ikibumbiro cya kizungu. Azanye inaha ni ikibumbiro kigendanwa. Yego. Cyangwa mobile mu ndimi zigezweho ubu ngubu. Urakoze cyane. Yego. Iki ni igicuba rero. Yego. Reka nsabe umushumba wanjye n'uwanyu kugira ngo nanone batwereke ko basanzwe. Barakoze cyane. Wagira ngo bararagiranye. Yego. Nababwiye ko iyo inka rero zikamwa nanone ni igicuba kugira ngo rero nanone bizagenda bidufasha muri wa muco nyarwanda dusangiye. Iki ni icyansi. Uriya mushumba wanyu naza kwereka uburyo inka ziwanyu zikamwa. Naze rwose kuvuruganya amabere. Murakoze cyane. None ba nyirasenge. Nishimwe rya ba nyirasenge. Nyirasenge wa Jane namwe urabona ko batabakuriye maso. Nabo barabibutse. Nabo barabibutse. Kandi mwarakoze kure. Ni wowe umuzi rero nyakubahwa John, uratubwira niba bahageze turebe. Murakoze cyane bahageze ngira ngo Dukundimana Josue kuko ubwo twari turi mu gitaramo waje kugaragara utanezerewe. Umudokiteri wacu ukurikirana iby'ubuzima aza gusanga urubavu rwawe rudahari, uza kudusaba yuko twajya mu muryango kugusabira nanone w'Imana Jane, umuryango dusanzwe dusabirana. Rero mu ncamake umugeni wifuje bamutwemereye. Ndagira ngo rero wigira imbere usuhuze intore nkuru Alphonse. Gira imbere usuhuze intore nkuru Alphonse. Mwabashimiye ra. Yego. Makuru ki? Ejo kode haraho nkora nkabonarana azamuka. Ni cya kibazo ni cyane ubwa burwayi afite. Buriya hari cyari gusaba nuko abageni batinda kuvuga, hari cyari gusaba ari gusaba ati buriya. Urakoze cyane ibyo uvuga bishobora kuba ari ukuri. Ndagira ngo abanyamuryango mumfashe ntiza amashyi n'impundu twakire Josue. Muri uyu munsi wageze muri farumasi. Urakoze cyane. Amaherezo urava aha ngaha ikibazo wari ufite cyakemutse. Abaganga barahari.
arakoze cyane. niwe mwami twese twagaragiye atambuke ariya masibo ye babiri kuri ruriya ruhande abandi babiri hano. Bavandimwe Yohana rero ngira ngo amaso baraguha cyane rwose, ubona ko n'umusore wanjye yatangiye kumwenyura. ngiye kumwenyura ngaha ngira ngo kuko tubimenyereye. Turashimira uyu muryango dusanzwe duhana inka n'abageni. urabona ko rwose isezerano baduhaye barisohoje ku mugaragaro. umukobwa wanjye waramuhaye ruswa. Oya, aho ko bwa bucuti dusanganwe ni uko azi ko umuryango wacu iwanyu nta kibazo kihari. Dutegereje uyu muryango watugendereye. Yose uwigira hirya gakeya. Ubona bariya basore bahagaze hariya hepfo. bambaye nko mu bikari by'ibyambo utababonye. Uwuzimo cyane se ni uwuhe, yitwa nde? Ndabona bameze nk'impanga simbizi igihe niba ari mu maso y'ubusaza kubatandukanya byagora. Uwuzimo cyane ni ababwire uwuhe? bamwenyura nibamwenyura bakamenya isura yabo nabwo ari bubamenye. mwamuhaye amashyi muri ku ruhande rwo haruguru witwa Dukundimana Joseph. Jean rero ibyo uvuga ni ukuri nta kubeshya. Uyu muryango waje uhagarariwe n'umusaza Yohana baje hano tugirana igitaramo kirekire. Batubwira ko Dukundimana Josue uri kutubwira ko ari uzi cyane. Babisobanura neza ntibabica inyuma. Batubwira ko ngo umuti ari weho waba ufite. Nagira ngo muri kano kanya niwe bitwemerera ngo uhe mikoro bitubwire, hanyuma ibindi tubone kubikomeza. Aravuga cyane ati yego ndabyemera ndetse akabivuga yasetse, ndetse na Josue nawe nkabona nawe nuko. Muvandimwe Yohana rero Yego, ngira ngo njye nawe turisaziye. nibyo rwose. Yawe ya Josue ubutumwa yagutumye wabutumitse neza. Yego, Jean rero yagusabye nguyu uri burebe ndetse na Josue agufashe. Muza gusanga ari byo ubwo ibindi byo basoje amasezerano. Reka nsaba umusore wanjye Josue arebe. ahasigaye ni ahajo basigaye batuzaniye ibintu byo gusaba irembo. iyo batahaba iyo batahaba ntabwo Jean y'amaso yawe yakanoraga cyane ndabona yatangiye kuyahweza rwose, ndabona yatangiye kuyahweza. arimo aravuga ati niwe maze igihe narategereje ntabwo ati ntabwo niwe ntabonaga. ni muri akwe mwari mwabonye ko afite n'inyinyasi yatangiye kumwenyura ariko ubundi ntabwo yari atabari bagutegerejeho mu minsi iri imbere y'uko bakigutegereje. ati bakureyo amaso ndakwigurira. girayo musi girayo rwose ati bakureyo amaso ndabishoje ubaye uwanjye. murakoze cyane. muhereza ururabyo. reba hano. yego, ahasigaye Marina mube hafi amufashe. fashe urwo rurabyo Marina. atangire amufashe. Josue ati ngo amendezo iyo uruhara ni amasoso. ati mbere ko twatangiye gutaha mu rwacu dore impano imaze iminsi imaze iminsi ngutegereje. murakoze cyane. reka rero duhamagare Marie Jeanne kugira ngo Jeanne amuhereze impano. ahera ku babyeyi. mubasuhuze mubasuhuze mubegere.
uri mu biki wamanza wasuhuza abantu manza wasuhuza abantu nyabiramenya. bene data urugo rw'umugisha rushimisha cyane abarugenda rukanezeza abarugana kuko Uwiteka bararuhaye umugisha benshi bakifuza kurugendamo. Ndabona urugo rw'umugisha, ndabona Imana iri kumwe namwe, ndabona uburinzi ku rugo rwanyu bumwe butabonwa na bose benshi bakibaza ibyabaye. Urugo rwanyu ni urw'umugisha simbabeshya kuko yabahanze kandi ikabarema izabana namwe, bityo umuco ntuzacike mu rugo rwanyu, amata ntazabura mu ruhimbi. Ntimuzabura icyo muzimanira ababagana kuko yabahanze kandi ikabarema izabana namwe kandi ntiyabakoze isoni, izakomeza kubana namwe. Mukuru wanjye uragiye nagukundaga ariko nta kundi kuko akaruta kandi kakamira, genda nawe ugiye baragukunze kuko wasenze ntabwo Imana yagukoze isoni, uzabyare kandi uzaheke, Imana izakomeze kubana namwe kandi izaguhagararira. Yari usiga adasobwa agasiga iby'urukundo, niyo nkuru Pacifique. mutambuke kandi mutunguza uburyo umwe mugaburire rwose umuntu amwonje. Ese muda kutamuha n'ako kaboga muzamugaburira ibirayi gusa n'umuceri n'ako boga muhe yumva uko kwacu. Tugushimiye iri teraniro ry'imbaga y'abantu baturutse impande n'impande. Tugushimiye uyu muryango twagendereye kandi watwakiriye. Tugushimiye abashyitsi bose warinze. Tugushimiye gahunda zose zabereye aha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye abasore bombi bagize igitekerezo gikomeye cyo kugira ngo bagirwe umwe nawe. Reka tubakuragize kandi tubawushyire mu biganza ngo babashe kuzakomeza amasezerano, ikiruteho twese twitegura ubwami bwawe. Mwuka w'Imana abane na buri wese kandi ukomeze gufasha igihugu cyacu kugira ngo umutekano uboneke, ubutumwa bwawe bwamamare ndetse ugere ku mpande zose, benshi barushaho kumenya ukuri kwawe baguhindukira. Urakoze rero ku bwa byose, ukomeze kuba ari wowe umuyobozi, byose bikorwe mu bushake bwawe mu izina rya Yesu.
kwacu umva indirimbo zacu n'ijambo ryawe twumva ndetse hamwe n'amasezerano y'aba ngaba yewe n'amaturo tuzanye imbere yawe buri kintu cyose dukorera imbere yawe Mana kibi cyawe kandi kibi cyera nk'uko nawe uri wera ijwi ryose tutavuye iwawe turaryamaganye mu izina rya Yesu ahubwo turaritse imbaraga z'umwuka wera bwiza n'icyubahiro byawe kugira ngo bigote byawe Mana mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen. kandi kugira ngo twebwe twihangane
ibintu bigera kuri 12 icya mbere Pawulo yabwiraga rero gushyingiranwa byashyizweho n'Imana ntihakajye ubikora bikinisha ahubwo niyo bikorwa mu kwizera no kunyurwa n'uko Imana ishaka ubwo nibwo Imana ubwayo izamugisha abashyingiranywe mu kubana kwayo. Igikorwa cyafashwe rwose burya iyo umaze gucunga ubugabanya neza witonze wakawugabanya rwose. Aha yego muhinduka kongera bagahindukira mwongere muhindukire ati tugabanije n'imigabane mikeya abashyitsi bacu banza batakwirwa reka dukomeze dukatishe runo rutamye runo mutima rwose urushaho kudubwira twese murakoze rwose. bakorerwe hari ibyo kurya hari ibyo kunywa Mana turakwinginze kugira ngo byese izina ryawe nirihabwe icyubahiro kandi wongere kuboneza iminwa yacu kugira ngo amagambo tuvuga ndetse uboneze intekerezo zacu kugira ngo ibyo dutekereza uboneze imitima yacu kugira ngo Uwiteka Imana ikomeye ibyo twerekezaho umutima ibyo byose Uwiteka Imana ikomeye bimurikirwe n'umucyo wawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Komeza rero kuduhana umugisha n'abakwiringira bose kubera mutegeza iteka ryose. Tugiye kubaka ntimukabonemo imbuto z'ubwoko bwose turi gutangira inama uyu munsi turishimye abavandimwe ba Jane kandi twabanye imyaka myinshi yaturiye umuvandimwe mwiza. Ishimwe rero y'intambwe Imana ishoboye gutera kuri uyu munsi. Nitwe turi hano ariko harimo none tutari hano. Mama Queen yatubwiye ngo tubwire ngo ubukwe bwiza kandi ishimiye intambwe duteye kuri uyu munsi kandi tubifurije urugo rwiza Imana ibamugishe. abarimu dukorana na mugenzi wacu bavuye bananijwe ahubwo twabitekereje kandi tubifuje kuzagira umugoroba kugira ngo nta bindi turi bwongere kuko igihe cyagiye. ubu butumwa ni ubwanyu rero kuko mwifuje yuko korali mubanaho mu mwanya muri bwo butumwa yateguwe kugira ngo bifashe Reka rero rwose iwacu mu muryango abakozi cyane. reka rero rwose murakaza neza kandi mwicare mutuje mwamaze gusenga ndagira ngo nepo n'abo bari kumwe batwegere bihuse kugira ngo twakire Alphonse n'itsinda bari kumwe maze dukomeze iki gitaramo. Yego. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Karibu rero. Reka dusabe yewe kuba nawe yakira umukunzi ndabona yanyotewe nawe yanyotewe rwose. kugira ngo ubuzima bwose azayimwakirize ifite ubuziranenge bwose. Niyo mpamvu rero uriya mukuru urimo kwikuraho ruriya ruvugo agomba kwitonda rwose ndabona barayidaniye barayidaniye rwose ko mutabashimiye hano mujye
kandi batumwe namwe tuzajya tubakwiza ntabwo tuzabera rwose ati umukunzi wanjye rero akiri mu buzima bwabaye itsinda nakugeneye bya ibintu byose ko ari kudasobaho ubuzima asubira inyuma gatoya ariko ugafite umusozi ufashe ku rutugu urushye rwose rero rero ufata ku kintu kazasoma nta gihuga rwose byose rebera isomo cyabo umaze igihe kirekire amasomo arimo rwose umusomesha akiri inyota akiri cyane n'umuha mukeya hasi inyota akabona undi umuha byinshi wirirwa akakuyoboka ariko n'umuha menshi inyota akajya gufata inanyuzwe na buke ati ntawe wundi nanganya sheri wawe rwose ariko mwabasha igihugu ariko kano karugo yawe nta muntu usigaza ukagiti nagaragara karazisubiye mwahagize mwese na umutima muri ntabwo usigaza aragaragara rwose rwose ajya kuba mwireba yizana nawe urakokorekana gatatu umugabo n'uwanjye akamenya guhaha igihugu umugabo utangiye akamenya guhaha igihugu reka rekatamvuge mwamuhaye amajyane ajya kubeshya ngo nta nyama ateka kukeya n'izumumanitsa n'abandi ajya ku kabari yubatamira ukure impano yabo ababyeyi baje kuba batambuke babashyikiriza impano bose umukecuru yakira kandi duseke rwose rero ibirori nk'ibi bibarwa na bake kandi abarumanyi bagomba kubishyikiriza ntacyo bumva bumwe no kubisaba byinshi murakoze cyane mbo nimwe mwiteguye mu byicaro byanyu rero umuryango wanyu ucyaruhiga uhagaze nawe kandi twaje tukazanywe ibikorwa bibi ntabwo tubateye umuryango wanyu kuko iwacu ntitwabikora imiryango yacu banezeza twaje rero hano mu muryango wanyu kubera ko wari waje mu muryango wacu kwa Ngabonziza Marcel uza kumwe n'umuryango wa Cyaruhira uzanywe n'ijambo ryiza uzanywe n'ijambo ry'urukundo uhaza ureshya uhaza urambagiza ndetse uza kubera ko umuhungu wanyu yashimye umukobwa w'umuryango wacu witwa Jean Simutsinda tugirana ibiganiro byiza kandi tubigendanamo neza tukubwira icyo umuco w'umuryango wacu usaba waje gusaba irembo ry'umukobwa wacu Jeanne turariguha ikirenzeho kandi neza birakorwa igihe kiragera uza kudusaba Jeanne tukubwira ko Jeanne ahari ndetse tukubwira ko tumukwemereye kandi ibyo tukaguha ibijyanye n'inkwano tubwira neza ko umuryango wanyu inkwano mufite zihagije izo twagukosheje warazidushyikirije ziramenyereye zirarisha ziranywa amazi nta kibazo wongera kandi twongera kumvikana ko ku itariki y'umunsi ya 8 twaherekeza Jeanne tukamujyana gusezerana imbere y'Imana mu rusengero ibyo ngibyo byakozwe kandi twabigendanamo neza none muvandimwe Yohana kugira ngo icyifuzo cyanyu rwose tucyubahirize ko mwazanye inzoga zo gutegutsa kandi twarazakiriye muri kano kanya rero no tureba aha ngaha tuje duherekeje Jeanne kugira ngo tumubashyikirize ndetse kugira ngo babinyemereye kugira ngo Jeanne birumvikana na mugenzi we yinjire ejuru hanyuma maze
umusore wawe agufashije kuko ari umwegereye kandi hari n'ikindi uratubwira icyo nta kibazo rwose karibu umuryango wacu tugenda abashyitsi urakoze cyane hari ubundi butumwa wampaye hari agaseke bampaye karapfundikiye ntabwo nzi ikirimo mu by'ukuri ni umugisha w'ababyeyi umugisha w'imana wawe mu rusengero uzakomeze gusenga kandi uzakomeze kubana namwe mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, nasabaga rwose amashyi n'impundu rw'urukuye ku mutima tugashimira umuryango wo kwa Ngabonziza Marcel n'intumwa watumye kandi n'abakiriye ubutumwa rwose nta kindi twitayeho amashyi n'impundu tukabitanga kandi dushimira Josué na Jeanne kuko muri